Yesu nashimwe cyane inshuti z'umusaraba, abakozi b'Imana bavandimwe, mukunda kuntega amatwi cyangwa mukunda kumva icyo umwuka cyangwa se Imana inshishamo kijyanye n'ijambo ry'Imana. Rero abantu benshi ndumva aribwo mugiye kumbona neza. Nakundaga kuza kuri kamera ari nijoro bitewe n'uko ari umwanya nabaga mbonye, nicyo gihe nabaga ntahiye, ariko uyu munsi naje kuri kamera ku manywa yangu kugira ngo batari munzi mumenye neza. Rero ninjye byinigiriza nk'uko musanzwe munyumva ku Muhuza TV, ndabakire mu izina rya Yesu. Rero Imana ibahe umugisha. Murumva ko uyu munsi niriye mu rugo, niho nibereye, murumva n'utunyoni twinshi cyane, urabona hari n'udusina, hari n'akayaga keza cyane, ariko ndashimira Imana ko nongeye kuboneka kandi nabonye umwanya ku manywa y'ihanga aho nza mwese mundeba neza, ntaje nijoro. Imana ibahe umugisha cyane. Rero uyu munsi tujya kugana ku ijambo rivuga ngo aho uri hose, aho uherereye, vayo kwa Yesu arakugirira neza. Uburyamye ubiri kwa muganga, Yesu we nawe aragushaka ko umusanga. Ntabwo Yesu tumusanga mu rusengero, Yesu tumugira mu mitima yacu, turamutunze, aba muri twebwe, ahubwo aragira ngo tumukingurire umuryango yinjiremo. Namara kuhagera arahindura byinshi ku buzima bwawe. Rero tugiye kugana amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ibice ni 2. Titira amagambo ngo Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu 4. Rero ndataruka ndasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ntaruke nsome ku murongo waho wa 11. Ndasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ntaruke nsome ku murongo wa 11. Haravuga ngo rero tita amagambo avuga ngo Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu 4. Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu 4. Rero ku murongo wa mbere aravuga ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateraniraho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. 11 rero tugiye gutaruka, aravuga ngo dusimbutse, haravuga 11 ngo ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara bahimbaza Imana. Baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona, reka ntabyo twigeze tubona. Haleluya. Rero tujya kugana ku magambo avuga ku bantu 4, n'uwa 5 ari we kirema, hanyuma uwa mbere nomero ya mbere ari nk'uwa 6, ariko turamujyana nomero ya mbere ni Yesu. Aha ngo i Kaperinawumu ngo Yesu ngo n'ubundi yakora ibitangaza byinshi. Rero abaturage b'i Kaperinawumu bari bazi imbaraga ziri muri Yesu, bari bazi ko Yesu atabara, bari bazi uburyo akora, bari bazi imbaraga afite. Noneho ngo bamenye inkuru yuko yaje ari Kaperinawumu, bamenye amakuru ko yaje ari aho ngaho nyine Kaperinawumu. Yesu ngo ari mu mudugudu wa Kaperinawumu, muri quartier ya Kaperinawumu. Uyu munsi Yesu aze muri quartier utuyemo, aho uri hose i Kaperinawumu arahagera, nta wese atagera. Haleluya. Rero ngo Yesu ageze i Kaperinawumu ngo ajya mu nzu, ngo yinjiye mu nzu, inzu yuzura abantu, abandi barenga mu muryango. Bibiliya ivuga ngo hari abantu bari bafite ikirema, nabo cyari kimaze igihe kirekire kiremaye, ngo bumva amakuru yuko Yesu ari i Kaperinawumu. Barangije kuyumva avuga ati mureke dufate uyu mugabo tumujyane, situzina mu Rwanda bari tumujyane iki kirema tukigezeyo. Bagezeyo basanga umuryango wuzanga abantu barengaga no hanze, imiryango basohotse barenze no hanze. Noneho ngo Yesu bambe bo barangije babura uko babigenza, bari abantu 4, bigira inama ikomeye abantu b'abagabo. Baravuga ati uyu mugabo nta nzira dufite, ntayo tubona, abantu ni benshi, abantu barabyigana, mureke dusakambure inzu, twurire, dushaka ingazi, dushaka urwego, turire tujye hejuru y'inzu, dusakambure, maze tubariranye aho Yesu ari kuvugira, tumumanurireyo, namugwe mbere, ntagavayo ngutyo gusa. Ndagira mbabwira ngo nta muntu uza
kwa Yesu. Nta muntu ujya uza ku Mana ngo uko yaje aba ariko ataha. Ariko azivuga ngo ninde waje imbere ya Mana bagatata kubonye. Naho waba urushute, naho ufite umubabaro ukomeye ute, naho waba utendebutse, kwa Yesu hariyo ubutabazi buva Siyoni. Haleluya. Rero ngo Kaperenawumu, ngo abo bagabo bageze ngo basakambura inzu. No, hari ikintu gikomeye. Abagabo ntabwo bitaye ko bari buze kubarihisha iby'iyo nzu. Nta nubwo bashaka ko bavuze ati niba turisha ibinzu turaza kuvuga ngo iki, ese niba tubwira ngo amabati, ese niba twaka umufundi, ese niba twaka ibintu byose biragenda bite. Bo bari bafite kwizera, avuga ngo nitugera imbere y'Imana irahindura amateka yacu. Nta wageze kwa Yesu ngatamara amasa. Uko waba uri kose, uba uri umukire, uba uri umukire, uba ufite ibibazo bikomeye ute, ubureshe, uremerewe, nuza kwa Yesu, Yesu arakuruhura, arakumara umubabaro, arakumara intimba. Rero ngo iki kirema barakimanuriye aho Yesu ari. Ngo Yesu abonye ko kwizera kwabo, iwe uyu munsi wongera uzamure kwizera, wongera ugira Imana icyizere. Ngo Yesu abonye kwizera kwabo, ngo aratangara cyane, arumirwa, aravuga ati mbega kwizera we. Iwe uyu munsi Imana yongere guhe kuyizera, yongere guhe kuyizera. Ubundi hari ibintu bita kwizera. Kwizera ni iki? Ni ukumenya udashidikanya ko ibyiringirwa bizasohora. Noneho rero kwizera, iyo usomye igitabo cy'Abaheburayo, Abaheburayo ibice 11 umurongo wawo guhera ku murongo wa mbere kumanuka, ni igice kijya kivuga ngo kwizera niko kwatumye, kwizera niko kwatumye, kwizera niko kwizera niko. Noneho kuri 13 hari ijambo rikomeye rivuga ngo ngabo bose bapfuye batarahabwa ibyasezeranijwe. Ubwo ndavuga mu Baheburayo ibice 11:13, ngabo bose bapfuye batarahabwa ibyasezeranijwe kandi babibonaga nk'ibizasohora ejo mu gitondo, bagahitamo ngo twebwe turi muri iyi si, turi abashyitsi, turi n'abimukira, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana Data. Ngo noneho ngo ibyo byatumaga batagira kwiheba, bavuga turapfuye, turagoswe. Bo bahoraga bareba mu ijuru kuko ariho bumvaga ubutabazi bw'Imana ariho buzaturuka. Haleluya. Rero aka kanya nzanye ijambo rivuga ngo ngira wizera Imana. Iki kirema cyagitswe n'abantu bane, ariko wowe ushobora kuba udafite n'uguhetse n'umwe. Ubuzima turabuzi, hari igihe umuntu aba adafite n'umuhetse n'umwe. Iyo dusomye ku kidendezi cy'Isorowamu, hatwereka umurwayi amaze imyaka 38 afite uburwayi bwananiranye, afite ubumuga, afite uburwayi bukomeye, abumarana imyaka 30. Ngo yararwazwa agera aho abarwaza baragenda. Ibi birema cyangwa se abarwaza bane cyangwa se ngo byaretswe n'abantu bane, nabo bamutaho ku kidendezi barigendera. Birashoboka ko rero hari igihe umuntu aba afite n'abamufata mu maboko, ariko ejo n'ejo bakagenda. Ejo bundi nibwo nazengana n'umukozi w'Imana avuga ati buriya mu buzima bw'umuntu nta muntu utagira amufata mu maboko, nta muntu utagira amufata mu maboko. Umuntu witwa Mose yageze igihe aratendebuka, ngo ndetse ngo yamanaga amaboko Abisirayeli bacikagamo igikuba bakaneshwa bakabica, bakavuga ngombwa ko bamufata mu maboko. Noneho ngo bakamutega, bagira aho bamutega n'amabuye kuko nabari barushye, bayatega mwe nano kugira amaboko wenda agumuka nguko. Ariko nabyo Yesu nawe aguhe n'abagufata mwe hano mu maboko. Yesu aguhe abantu bagufata mu maboko, bagukomeza, akwereka ko muri kumwe, akwereka ko bagukunze, akwereka ko ari inshuti, aguhe abagutwara bagushyikiriza kwa Yesu, hanyuma bagusakamburira inzu ibyo utishoboje babigukorere. Iki kirema ntabwo cyari gishoboye gusaka, ntabwo cyari bunagire, cyari gihetswe. Nawe ushobora kuba uhetswe cyangwa udafite n'uguhetse, ariko Yesu ari hafi yawe ngo akugirire neza. Rero uko kwizera ngo babuze inzira, Yesu arangije aravuga ngo arangije avuga ati mbega kwizera we, ndagutegetse va muri iyo ngobyi, vamo, kandi ndakubwira ko ibyaha byawe bibabariwe. Ngo Abafarisayo n'abanditsi n'Abasadukayo bari baraho, baravuga ati uyu nawe arigereranije, uyu ni muntu ukiza ibyaha. Ariko turashimira ko akiza ibyaha, turashimira Imana ko igidukiza ibyaha. Uyu ni muntu ukiza ibyaha, agakiza n'ibi, agakiza n'indwara. Bene indwara turabyemera, n'abapfumu bakora, n'abarozi bakora, ariko se abapfumu bakiza ibyaha? Uyu ko yigereranije. Haleluya. Muri ako kanya rero Yesu aravuga ati
icyoroshye ni ukumubwira ibyaha byawe birababariwe. Icyoroshye igikomeye ni ukumwanga ibyaha byawe birababariwe. Ese icyoroshye ni kumubwira ngo byuka ikore ngo byawe utahe. Barangije ngo yari yamaze kumenya ibiri mu mitima yabo. Haleluya. Ngarangije avuga ngo ndagutegetse, umve, ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe. Uyu munsi Yesu akoresha itegeko ku buzima bwawe. Ndagutegetse. Tugiye gusoza rero. Ijambo ryitwa gutegeka ni ijambo Yesu yakunze kuvuga cyane. Yakundaga kuvuga ngo ndagutegetse. Haleluya. Byuka wikorera ingobyi yawe utahe. Ni itegeko risohotse rivuye mu ijuru. Haguruka. Noneho ngo bose abari bafunze inzira, wa muryango wabyiganaga, bamuhaye inzira arasohoka. Igihe kigiye kugera Yesu aguha inzira, n'abayikwimye bayiguhe, kuko Yesu yategetse. Mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe. Njyaho navuga ngo hari igihe kijya umuntu ajya anyuramo akabura n'aho atemberera. Hari n'igihe kijya umuntu akabona n'ayo mayinite akabura abayahamagaza. Hari n'igihe kigera ukabura n'abaguhamagara. Ubwo buzima ni ubuzima bubaho muri iyi si. Hari n'igihe abantu bajya bibagirwa umuntu kandi atarapfuye kandi ariho, ariko Yesu yakoresheje itegeko ubuzima burahinduka. Nta none hamwe Imana itagikura umuntu nayo itamugeza. Turashimira Yesu ko akora imirimo n'ibitangaza. Rero nje kukubwira ngo Yesu akoresha itegeko. Uburwayi ufite, ku kibazo ufite, ku bukene ubona bukugarije, ku madeni, ku bintu by'inyatsi, Yesu akoresha itegeko, hanyuma izina ryiwe rihabwa icyubahiro. Haleluya bene data. Rero tugiye gusenga Imana. Hari undi mudamu Yesu ngo yakoresheje itegeko. Yesu ngo yumvisha abantu bamubyiga ngo ari umurwayi yari umubyeyi umaranye uburwayi imyaka 12. Ngo noneho ngo abantu barabyiganaga cyane. Noneho muri uko kubyigana ngo uwo mubyeyi ngamenye inkuru z'uko Yesu nawe ari bucaho ngaho. Uyu munsi nawe umenye Yesu ko ari muri karitsiye utuyemo, hari mu rugo rwawe hatuye, hanyuma aratukura kwizera uhuze nuko nawe aje kugutabara cyangwa kugutetura. Rero ngo amakuru yabonetse nuko ngo uwo mubyeyi bari baramuheje, ntabwo yari yemerewe kujya mu bantu, yari yemerewe kujya mu rusengero, nta kintu kimwe yari yemerewe. Haleluya. Ndetse amakuru ahari yandi yaratuye mu isantere icamwe abantu benshi, abantu ari urujya n'uruza. Ariko Bibiliya tubwira ngo hari ikintu cyabayeho gikomeye cyatumye abantu bose bizera Yesu. Nuko umubyeyi yaje, abantu batangira kuvuga harasohotse, baramuciye inama y'umudugudu yarabaye, iy'akagari yarabaye, umurenge yarabaye, isibo yarabaye, imyigaho uburyo cyagomba kuguma mu kato, none akavuyemo. Ariko yageze kuri Yesu afite ibintu byinshi, avuga ndamubwira uko nafashwe, ndamubwira uko byatangiye, ndamubwira uko byaje, ndamubwira uko byangendekeye. Ngamugeze imbere asanga nagahungu kakiri gato kataranashaka, katazi niyo biva niyo bijya. Arangije akurura kwizera, kuko n'abantu bari benshi atari gutinyuka kuvuga uko yafashwe. Ngakurura kwizera avuga ngo nibe Yesu ari umwana w'Imana, niba imbaraga z'Imana zimurimo, ninkora no ku mwenda we ndakuramo imbaraga z'Imana. Rero uyu munsi nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu uze umukoreho, uko waba uri kose umukoreho. Arakoresha itegeko. Ngo Yesu ngo umugore yamukozeho kubera kwizera yari afite, ngo Yesu mvara imbaraga zimuvuyemo. Arangije aravuga ngo uyu ni muntu ki unkozeho? Ninde unkozeho ko numva imbaraga zimvuyemo? Abantu baratongana cyane, ndugukozeho. Abantu turi benshi turabyigana cyane, natwe ubwacu turimo turabyigana. Twakandagiranye inkweto, waje ari mwere yabaye umukara, waje ari inzo, waje ari umukara baye shokora kubera ivumbi no kugukandagira. Noneho ngo arugukozeho. Yesu arongera aravuga ngo ndabategetse mwese nimuceceke mwese. Hariho umuntu unkozeho, hari umuntu unkozeho. Uyu munsi ngwino ukore kuri Yesu, ngwino ukore kuri Yesu, agutabare, aguteturira, agukore igitutse ku banyamahanga bashaka kuba bari barakwise izina ribi. Ariko nje kukubwira ngo Yesu ni umukozi w'umuhanga, Imana ni umukozi w'umuhanga. Ngwino ukore kuri Yesu. Ntiyatagukora, ntatakugeza. Niba icyo atakora, ese ibyo byamunanira? Ese kukwishyura imyenda byamunanira? Ese kukumara umubabaro byamunanira? Ese Imana kuba yagukora musibatereka kubakira byayinanira? Ese Imana kuba yagwaho kuba byayinanira? Birava ngo nta kintu na kimwe kinanira Imana. Haleluya. Ngo mu gihe cyashyizweho, igihe cy'Imana nikigera, ndakubwiza ukuri bizoroha. Ibibona bikomeye, ibibona bidafite ishusho, ibibona bidafite icyerekezo, bizoroha kubera ko igihe cy'Imana cyageze. Yesu ajya bitegeka kandi bikemera.
Yesu akoresha itegeko ku buzima bwawe, Yesu akoresha itegeko mu rugo rwawe, Yesu akoresha itegeko mu bana bawe mu ishuri bige, dore ejo bundi bazajya no ku mashuri, abadafite icyerekezo bazagende buzuye umwuka wera ndetse bazashimana ngo twabonye Yesu akoresha itegeko, kuko biravuga ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Rero Imana ibaha umugisha cyane. N'ayo magambo mfite avuga ngo Yesu akoresha itegeko. Ese ubona byamunanira? Yesu akiza ibyaha, akiza n'uburwayi, akiza n'ubumuga, akiza n'uburwayi bundi bukomeye, akiza n'ibibazo. We yarivuge ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Rero abantu mwese mwumvishije ijambo ry'Imana, mwumve ko Yesu agiye gukoresha itegeko ku buzima bwanyu, mwumve ko Imana igiye gukoresha itegeko ku byo ubona bikomeye. Nanjye uri kuvuga aya magambo, hari byinshi Yesu agiye gukoresha itegeko. Hari igihe nzaza kuri kamera gutya mbereka ibikorwa Yesu yakoresheje itegeko, kandi nubwo atari yabikora turacyamufitiye icyizere, tuzi ko azakora n'ibirenze ibyo dutekereza, ibyo dusaba, ibyo twibwira, tuzi ko azabikoresha imbaraga ze zikomeye. Rero amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana nibibane namwe no gufashwa n'umwuka wera. Mbifurije gukoreshwa itegeko ku buzima bwanyu. Yesu azakoresha itegeko, Yesu azakoresha itegeko, yongera akoresha itegeko, yongera ategeke. Reka dusoze, hari akaririmbo kagakorase kamwe ngiye gusozaho, maze mbasabire umugisha w'Imana. Ategeke, ategeke, bibwire Yesu, ategeke, 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 bibwire Yesu, ategeke. Yesu akoresha itegeko, Yesu azategeke, ibyananiranye azabitegeke, ibidashobokera abana b'Imana imbere y'Imana nk'ubufindo. Yesu nakoresha itegeko ku buzima bwawe, kandi Imana iragukunda mwene data. Rero amahoro Imana itanga aruta umuntu wese wakibwira, arinde imitima yanyu, arinde ubugingo bwanyu, ndetse arinde n'ibyo mukora, n'ibyo mukozaho n'ibiganza, n'ibyo muteganya gukora. Amahoro y'Imana bibemo, kandi ubuntu bw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bigomeze kubana namwe none n'iteka ryose. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Ciao, ciao.